Ndabasuje mwese abakunzi ba Eugenie Family. Nshimishijwe no kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye. Muri iyi minsi nari nabasabye imbabazi rwose ko ngiye kuba ndi gukoresha record. Tugiye gusubukura icyigisho cyacu kivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Twicishije bugufi dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uri Imana ikiranuka, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Tugushimiye Yesu Kristo watambwe kugira ngo tubone ubugingo, kandi tugushimiye uburyo Satani yatsinzwe, ubu ngubu tukaba dutsindira muri Yesu Kristo, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Dusobanurira ijambo ryawe, Umwuka Wera ritubwire mu buryo budukwiriye, mu izina rya Yesu. Matayo igice cya mbere umurongo 23 ushize niwe twari twarebeyeho, ariko n'ubundi ntago tujya kure y'iryo somo, turacyaririmo ndetse turi ku gitabo Yesu Kristo wifuzwa ibihe byose. Turacyari ku cyigisho cya mbere. Satani yagoretse amategeko y'urukundo rw'Imana, ayagira amategeko yo kwikunda n'inarijye. Atwizeza ko bidashoboka ko kumvira amategeko y'Imana, akavuga ko umuremyi wacu ari we nyirabayazana wo kugwa kw'ababyeyi bacu ba mbere, ko ari intandaro y'ibibi byose byakurikiyeho, bityo Imana ikayahindura umuhanzi. Bityo Imana Satani ayihindura umuhanzi w'icyaha, imibabaro n'urupfu. Yesu rero yagombaga gushyira ahabona ibyo binyoma bye. Amaze guhinduka nkatwe, yari agiye gutanga icyitegererezo cyo kumvira. Kubw'ibyo yambara akamero kacu, maze asakirana n'ibintu biturushya byo muri ubu buzima. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se muri byose. Iyo tuza guhura rero n'ibiruta ibyo Yesu yihanganiye, Satani yari kuhakura impamvu z'urwitwazo, abe yatwereka ko imbaraga z'Imana zitabasha kugira icyo zitumarira. Nicyo cyatumye Yesu yageragejwe uburyo bwose nkatwe, yihanganira ibigeragezo byose bishobora kutugeraho. Ntabwo yigeze ahamagaza imbaraga zo kumutabara tutabasha kubona tubisabye. Nk'umuntu yihanganiye ibigeragezo kandi yaratsinze kubera imbaraga yahabwaga n'Imana. Yaravuze ati, Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Kandi yavaga ahantu ajya ahandi, agenda akora ibyiza, akiza abo Satani atwaza igitugu, aha abantu kumenya imiterere nyakuri y'amategeko y'Imana n'imiterere nyakuri yo ku murimo we. Mu bumuntu bwe Kristo yaje kubana n'abantu, nyamara mu bumana bwe yari afashe intebe y'ubwami bw'Imana. Nk'umwana w'umuntu yadusigiye icyitegererezo cyo kumvira. Nk'umwana w'Imana aduha ubushobozi bwo kumvira. Niyo mpamvu mu gihuru cyaka kidashya cyo ku musozi wa Horebu, Kristo yaravuze ati, ndi uwo ndiwe, kandi ati ndiho. Aba ari kuzabwira Abisirayeli uti, ndiho Uwiteka yabantumyeho. Iyo niyo mpamvu rero yo gucungurwa kw'Abisirayeli. Bityo igihe yazaga afashe ishusho y'umuntu, yahamije ko ari ndiho. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana arivugira ati ndiho. Yesu Kristo rero mu kwicisha bugufi kugeza ubwo yambara akamero k'umuntu, yagaragaje kamere ihabanye n'iya Satani, ariko yaramanutse cyane mu nzira yo guca bugufi. Yicisha bugufi, araganduka, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nk'uko umutambyi mukuru yakwiyambura umwambaro we ukomeye w'ubutambyi bukuru kugira ngo atambe,
yambare umwambaro w'igitare usuzuguritse w'ubutambyi woroheje. Niko Kristo yafashe ishusho y'umugaragu w'imbata maze atamba igitambo cye, ari umutambyi akaba n'igitambo. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kristo yahaniwe imigenzereze mibi yacu kugira ngo tubashe kwitirirwa imirimo ye myiza. Yashenjaguriwe ibicumuro byacu kandi tutari tubifatanije. Ni ukuvuga ngo Kristo ntabwo twigeze dufatanya gukora icyaha, ariko ibibi byose byari kutubaho byamubayeho kugira ngo dushobore gutsindishirizwa no gukiranuka kwe. Dufatanije nawe yapfiriye urupfu twari dukwiriye gupfa kugira ngo tubashe kwakira ubugingo aduha, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Kristo yaritanze kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Imana ishimwe cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Ntabwo yikoreye ibyaha byacu gusa kugira ngo adupfire ku musaraba mu gitambo. Si ibyo yatangiwe gusa, Imana yamutanze by'iteka ryose kubw'abantu bose bagomye, kugira ngo yubahirize inama yayo y'amahoro idahinduka. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege nk'umwe mu buzuza umuryango w'abantu, kugira ngo by'iteka ryose ajye asangira natwe kamere yacu, bityo haboneke ubwishingizi bwo gusohoza amagambo y'Imana. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Mu mwana wayo Imana yafashe ishusho y'umubiri wa kimuntu maze iwuzamura hejuru cyane mu ijuru. Umwana w'umuntu niwe wahawe intebe y'ubwami bw'ijuru n'isi. Umwana w'umuntu niwe wahawe iri zina ngo umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro, ndiho. Niwe muvugizi washyizwe hagati y'Imana n'abantu. Ukuboko kwe kumwe gufashe ku Mana, ukundi gufashe ku muntu. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri Yesu Kristo yadukoreye umurimo ukomeye cyane. Ukuboko kwe kumwe gufashe ku Mana, ukundi gufashe ku muntu. Ni ukuvuga ngo muri iyi si, igihe cyose umuntu ari kumwe n'ibigeragezo ahura nabyo buri munsi, iyo wahuye n'akaga gakomeye ukabona umuntu uza akagufata akaboko akakubwira ati humura, komeza, turi kumwe, uhita wumva birangiye. None ibaze Yesu Kristo adufashe akaboko, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Imana itugiriye neza kugira ngo tujye duhora tubizirikana amanywa n'ijoro yuko dufite Imana hafi yacu, mu izina rya Yesu.